boss mambo vipi ya bad boy murabizi nyuma ya papa cyangwe na Igoro twirebera episode ya 4 bakise 50 states of right nabakuye muri leta ngo tugiye mu yindi leta sasa indi leta tugiyemo baracyatubwira ati buriya buri kajiji kagira inkuru zihavugwa bagira imigani havuga ariko nanone hakaba inkuru bakunze kugira ibanga yongorerwa gusa badakunze kuvugira mu ruhame niko ngo buri karitsiye bimeze nta karitsiye buringwe nago ko mu mufungo gahaba buriya nanjye ndingwe ya Kigali sibyo kabagereho nago ko mu mufungo Winezi mbeba mambo vipi kanyuma na nyuma umwana ukunzwe arafashwe cheers n'amacici umwana uhigora kabye inzozi ze zitakwe n'ipinja ryanjye cheers n'amacici mama w'icyangwe mfata nk'icyana vanga biruriho niyanje zipumagaze sinkazimwe zabo izo mbeba zikurya bipe zikwame vanga ubwoko bw'amani gucanga ingera utuze kukari nje kibamba waka umwana wa gatsata wifunga jumpa hasa kabunuza zikira wine ukubita injuri ninja vugutira umutinda gusuka ipinja uvanga ubwoko bw'amarika maze wagera hayi nkabona ubayemisha uzumva bahano uko bamfata mbebazunga mu ryo mvuze nizimvugiramo fema I'm a bad boy, urabizi barusha umuzigo barabizi baby don't you worry ngendi mukazi barusha n'umufungi no baranzi imbeba zirusha umufungi no baramuzi hari igere gikofi bihari mambo vipi I'm a bad boy, urabizi Skio barusha umuzigo barabizi baby don't you worry ngendi mukazi barusha n'umufungi no baranzi Winez mbeba les souris Winez mbeba Winez mbeba les souris Winez mbeba tirabiranya kwa murabizi uhora top se ntahahora les souris Winez mbeba tirabiranya kwa murabizi uhora top ibiro n'amakiro ariko kuba mora top regasi n'ibintu bya danje les souris Winez mbeba tirabiranya kwa murabizi uhora none se kari wo mwanya wonyine nzi murabizi uhora top ibiro n'amakiro zani byana biri hot MSC bakatire batange mbaye kontsutsu era duha biti bakatwika henshi inkuru ndende uzumva bavuga kuri Lewis nuhindukira uzumva bamwe batesimuzi uvuga papa cyangwe bose batikashikache uzababwira uti mambo hapo vipi nyitiranye n'imbeba okay bigenda kuko mu mufungo gahaba mambo vipi nubitindeho iri zina ryaramvunye ibaze nk'iyo mbe bikuntwaye nk'icyamamare kandi nzwi nk'icyamamare okay ibaze iyo mbe bikuntwaye kandi nzwi nk'icyamamare ngakora akazi sivuga menshi dore hasi mwike nimanukire amapad boy urabizi barusha umuzigo barabizi baby don't you worry ngendi mukazi barusha n'umufungi no baranzi Winez mbeba les souris Winez mbeba Winez mbeba les souris katwirebere filime sibyo aya basi buriya buri leta yose ngigira ibigwi biba byarayiranze cyangwa ibyagiye bivugwamo ikagira imigani ikagira nanone n'amateka yayo ariko rimwe na rimwe hari inkuru iba yijimye cyane yayindi mbi cyane iyi nkuru idakunzwe kuvugwa
cyane as whispered. nk'uko yongoreranwa hirya no hino nk'uko abantu bayongorerana mu yandi magambo. Iyo nkuru uri kuyumva ariko uburyo ibirenzemo niyo mpamvu muri karitsiye nakubwira ngo ushobora gusanga hari inkuru bakubwira ati kiriya gisaza ubona hari uzi ibintu kiba gikora n'iki cyangwa cyakoze nubwo ukibona kuriya atari inkuru ivugwa cyane nk'uko bavuga ngo muhima wabagamo impyisi ariko hari indi nkuru nyine ikunda kuvugirwa mu bwihisho. There is a darker story. Hey. A tale not so much told as whispered. Yeah. 50 States of Fright. Iyi ni episode ya 4. Ngenda cyari number 1. Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto. Gusa hari ibindi birenze bihari. For example, umujyi wacu n'urugero. The most unique roadside attractions. Umujyi wacu n'ufite ibintu bikurura abantu biri iruhande rw'umuhanda. Bituma abantu benshi badusura. Mother and daughter you're looking. Uwo mujyi wacu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye. Ni umujyi witwa Kansas. Amapampe banje bari ndabasuhuje. We. What? Iki se? Honey, let's make this fun. Wa mwana reka n'urugendo dutumirwa neza. We went on a road trip. Duheruka ryari kujya mu nzira nkuko? Died. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV we Uribuka ya RV twakodeshe n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana? Just because he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yapfuye ntabwo bisobanuye ko tudafite kwimuka ariko. Okay. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda. Yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye mu modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera abonye umujyi uri hano hafi. Batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda. Ku buryo umuntu abari mu muhanda agenda akabona hafi aho ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana ibirani ibikireba. Uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. Iriya nzira sekeje. This is what people did before the internet. Ibi ni byo abantu bakoraga mbere y'uko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just Tumeze the sawa? ball. Tuje kureba iriya ball iri hano. Ni ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe ubwo n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. To see our pride and joy. Muze rwose murebe ishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye kuteri. Umve. We wacana. I'm gonna go. Ngiye mfite kugenda. Mwana cyo navuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose ni ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana ajye kureba icyo gipira ari buze kukishimira. Sick of me anyways. Umwana akomeza imbere ngo agiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. America's largest ball of twine. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi yubona. It weighs almost 20,000. Ipima hafi amapaundi 20. 14 feet. Igapima feet 14. Ni iki gitwine mbona hano. Modern marble, wound from sisal, or as our farmers called it, baler's twine. Abenshi babyita ngo ni baler's twine. Ordinary folks saw simple string. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ability. Ariko Mr. Clora we yebonyemo nk'ibintu bishoboka. A doting father created the bowl as a memorial. Umwana kuri ifoto imanitse hano, umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda, umwana we yasaga nk'aka kana kari hano. Umwana yibonye mu ifoto, kandi mbwa uyu mujyi umugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ribano. Hello? Mwana arabo ari kumva bavuga. Ni mu wundi mujyi. Umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga. Baseka hano. Ekuteri ze hari icyazi kuruye. Dore ekuteri ze. Umwana akurikira ekuteri ze. Dore ekuteri ze. Dore ekuteri. Dore ekuteri. Hayiye ko. Ekuteri zinjiramo indani. Ibi ntabwo bisekeje. Ekuteri z'umwana twawe ni iki? Ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byongoranwa bagate. Bavuga nyine bavuga ati we nuzura muzi. Hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo habamo roki. Umuntu nyaburanga. No mwana rero dore muri cya gipira dore kiboko nyuma ye subiramo indani yagasani. Mwana rero ari byamukuruye imigozi iramufata katurare umwana bamwinjiza muri ball of twine gutyo twabuze umwana tubone kuteri. So, where are you from? Nese uturuka he? Overland Park.
Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi kiruta reka ngende icyongereza mvuga se kirakureba. Ni nk'abantu iyo duhuye. No kuvuga ibyongereza byiza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. None se nyine none. Come on. Welcome to Francis. Urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. Urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi umwana icyamumizi twakibonye ngo ni ikintu nyaburanga. And stands at 14 feet tall. Ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo no byisubiramo. Iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. Katurori yabonye kuteri abura umwana. Amelia umwana duri kimumize ntikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia. Hey Amelia we cyabuze umwana wabonye umwana wanjye asohoka marara wapuye ni sheriff wina umwana wanjye ariko yari hano umugore dore ngarabura umwana dore ngo siramwumiraho umwana wawe wabona yazerereye bimeze bite umugore atangira kuzenga umwana wanjye yareshaga atya Amelia uyu mwana mwamubonyera niki Amelia mama yatangiye guhamagara telefone y'umwana nimero nticamo Amelia ikimutwaye ari muri ball of twine mama we bamusubijemo indani. Hey! Ibimubonye bibera muri iyi leta yindi batujyanye muri katuze tureba amaherezo y'ibibera muri iyi. Iya ntarange ryiza. Ibirahuri byiza bikomeye. Ntarange ryiza, nabirahuri byiza bikomeye. Ntanzu mbona. Noneho reka nkumenera ibanga. Crevo General Trading Limited ijari igisubizo kuba shaka amarangi meza ya original. N'ibirahuri byiza kandi bikomeye. Abashoramari mu by'ubwubatsi ibigo bitandukanye bacuruzi baza kenkayori abiyubakira amazu yabo bashaka kaba meza kandi akomeye ni mugane Crevo General Trading Limited. Turanguza tukanacuruza ibirahuri by'amoko yose, turanguza tukanacuruza amarangi yose ndetse tukanakuvangira ibara ryose wifuza dukoresheje imashini zabugenewe n'abatekinisiye kabuhariwe. Akarusho nuko uhaye iwacu muri Crevo General Trading Limited tumusangisha ibikoresho yaguze aho ariho hose ku buntu. Dukorera Kicukiro Centre imbere ya Glory. Duhamagare kuri 0788 600 946. Crevo General Trading Limited twubaka igihugu gikeye kandi gikomeye.